cyane kuri mwese mukomeje gukurikira TVO ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kigeli Patrick, umeze neza? Ndashima Imana. Umeze ute? Nanjye ndamahoro cyane. Amahoro naganze. Amahoro aganze mu izina rya Yesu. Uri ndamukanye y'amahoro ni ndamukanye komeye cyane. Iyo bita shalom. Shalom, shalom. Buriya n'abantu bakunda kuvuga ngo salama, nabo ni nk'ayo amahoro n'ubundi. Ni nk'ayo icyo bashatse kuvuga nuko abantu ba salama n'ubundi salama mu rurimi rw'igiswahili ni amahoro. Cyane ibintu ni salama, ibintu ni amahoro. Ni salama, ibintu ni amahoro. Murakubwiye ngo salama rero bakubwiye ngo buriya niyo muntu Kristo ni azuka. Niyo ndamukanyo ya mbere yasingirije intumwa yazisanze. Ambye ati shalom. Kuko abizwe abanje kwiyereka abigishwa bagiye Mawusi. Yiyereka agenda biyereka gake gake. Ariko wa munsi noneho yinjira mu cyumba bari bateraniyemo. Nibwo yarinjira arababwira ati amahoro nabe mu mitima yanyu, amahoro naganze mu mitima yanyu, amahoro nabe mu mitima yanyu. So ubwumva rero iyo umuntu aje mu ndamukanyo y'amahoro nuko aba yifuza ko ibintu biba bimeze neza kuri wowe udukurikira, natwe turi ahangaha ibintu biba bimeze neza. Buriya ntugire ngo muri ubu buzima ikintu gihangayikishije isi si amahoro. Ikintu gihangayikishije isi buriya ni amahoro ku rwego rukomeye cyane. Si amahoro gusa. Nyine navuze ngo ntugire ngo ikintu gihangayikishije isi si amahoro. Bavuze mu yandi magambo ngo ikintu gihangayikishije isi uyu munsi ni amahoro. Kuko reka mbijyane muri ubu buryo. Amahoro n'umutekano. Reka bivuge hamwe amahoro n'umutekano. Ko amahoro yo mu mutima unashyiraho icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo amahoro Yesu atanga. Oya nende kuvuga ubitandukanye byose ture ngo isi ikeneye iki. Amahoro buriya amahoro nayo mu mutima. Yego. Umutekano rero uyu w'inyuma kuno bivuga ngo u Rwanda ruratengama ariko hari ahandi bikomeye. Uwo ngo ni utuma wa muntu agira amahoro yo mu mutima. Uwo ni wo utuma abantu baryama bagasinzira. Niba ngo ushobora kugira amahoro, ushobora kugira umutekano udafite amahoro. Ariko ntabwo ushobora kugira amahoro ariko muri wowe ufite amahoro. Ariko wowe ushobora kuba udatekanye. Udatekanye nta mahoro wagira. By'inyuma nta mahoro wagira. Amahoro yo mu mutima ntabwo yaza. Rero akabwira ikintu kimwe. Kuko amahoro ava mu Mana, ava muri Yesu. Yego nyine. None rero abamurera ate. Rero ayo mahoro rero twebwe kwera nyine kubyande twavuga ngo dushishikare no kugira ngo abantu babe bafite amahoro batekanye, impamvu abantu baryama bagasinzira nuko ari amahoro. Amahoro nayo mu mutima. Yego. Rero umutekano w'inyuma umeze neza, wasenze ibintu bimeze neza, wariye wanyoye nubwo ibindi byose umeze neza nta bibazo ufite byo kurwaza nta biki. Amahoro yo mu mutima uyafite. Amahoro yo mu mutima uyafite. Amahoro yo mu mutima arizana. Kuko hari indirimbo yiniye kwanga amahoro Yesu aha abana be ngo ntagira akagero ntarondoreka. Ajya humuriza abayafite ngo nutayata ntabwo wayakurwaho. Igitero cya nyuma kiravuga ngo ngabo oya niyora ubwo nari mbihuje ahari. Ariko hari indirimbo ivuga ngo no mu byago nzaririmba ndamahoro. Mwumvishe nubwo amahoro yo ari mu mutima. Nubwo waba udatekanye by'inyuma
ariko ufite amahoro yo mu mutima nibyo nta kibazo no mu byago se ntaririmba wagira amahoro mu mutima wowe ikintu ugomba kumenya ni kimwe amahoro iyo umuntu akubwiye ngo nkwifurije amahoro ni nko kugukonekita n'ijuru ubundi kuko isi ntabwo wagira amahoro mu isi ntabwo wayagira biragoye wenda wagira igihugu gitekanye wagira ariko amahoro nyayo ava mu ijuru akaza mu mutima wowe ku buryo ibiciro bikazamuka ubyiteho ugakomeza ukomeze neza ukabona unarabyibuha ntacyo gitabo ufitiye rero nanjye nakwifurije amahoro amahoro Yesu aha abantu be niyo nkwifurije kandi aganze mu mutima wawe iteka ryose nibyo rero ngo ayo ni nawe mahoro natwe twifuriza abadukurikiye abadukunda natwe buri munsi kigiye Patrick tuje kugana amakuru y'imikino turi bwibande ku mugabane w'Uburayi cyane ikipe ya Chelsea ku mugoroba yatsinze ikipe ya Fulham ibitego 3-2 ishimangira koko igitambo cyabonetse ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha saa 7 gusa yego cyonyine rwose akora ndabimbwiye inkuru umuntu ayimbwiye bwa mbere n'indera akubwira ate kuko kwa gatatu twari turi mu bukwe ahantu ndi kuyireba nari ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye himbaza aba yanyeretse ati dore kigiyemo yabogwa bita nkonekita kuko cyagiyemo kare ahubwo cyagiyemo utari kureba gute mu minota feni cyari kigiyemo kwa kuri ukizubaza oya ndi kureba nanjye turi muri za saa 7 n'igice turi muri Kingdom Stars singing competition oya za telefone kanje niko za saa 7 Pasiari azagatera katajya nyizubaza nyine kwa kuna narizubaza ngo kigiyemo nkisira y'icya kabiri kiba kirinjeye naye nkawe ati ase turi ndavuga nahise mvuga ni igitambo cya weekend cyabonetse mu makipe 6 yose aremereye mu mikino 38 ni nka weekend nk'imwe cyangwa ebyiri bijya birangira nta nimwe itakaje yabigoye ahandi hose izikurikiranye zo ntizishoboka oya weekend zikurikiranye byo biragoye nahise mvuga ni igitambo cyo cyabonetse nimwitega ibindi wenda Liverpool muyitegeye ibindi Man City muyitegeye ibindi ariko igitambo cyo gutsindwa cyo cyatanzwe rero n'ukuntu yaguze oya ntabwo yaguze nawe ariko se igihe nabonye n'ukuntu yaguze neza n'ukuntu ibintu byose bimeze n'abati ikipe rero bavuga ngo ni bande babanzamo ngo ni Santos ngo ninde ngo ni Gareba ngo abantu bose bibaza ngo ni ye ikipe ibaza ariko akana batemera uko yaguze batemera amazina yaguze n'abatemera amazina yaguze bavuga ati birani byikwiriye ariko reka dutegereza tubirebe Chelsea rero yabyaje umusaruro umwanya nubwo wenda byagoranye ariko abasore bayo batatu bitwara neza bayobowe na Joao Pedro wakibonye ku munota wa mbere rwose ndetse umuhungu wawe mushya Morgan Rogers 11 ashyiramo ikindi ndetse na Cole Palmer aza gusoza ashyiraho agashinguracumu babona ibitego 2-3 match yari ikomeye cyane mfite umuhungu wanjye witwa Joshua King kabaza mvuge kuri Joshua King yo kujya kuri Sanchez uyu muhungu ni rutayizamu abantu bamenye ko mu bantu bafite experience muri Premier League bari kwatakira amakipe muri Premier League abantu banota umuntu witwa Joshua King ariko nanuza azatanga akazi Garcia Joshua King azatanga akazi muri Fulham abantu bazamubona yego Joshua King yanyuze mu makipe arimo za Bournemouth cyane Joshua King yatakiye amakipe muri za Saudi Arabia ameze nk'aba Callum Wilson akaba afite ikipe cyane ubwo rero na Gonzalo Garcia rutayizamu wa Real no muri weekend yari kuvundereza Callum Wilson yavundereje ubwo rero we na rutayizamu wa Real satijwe buriya aratijwe ntatijwe muri ako Fulham sinabonye yarishyuye ubwatsi ariko harimo buyback clause ahari buyback clause Real se igikora iryo kosa se kuri ryo kutayishyiramo niyo wamugura 100 akiri under 23 Gonzalo ibirimo cyane Gonzalo Garcia nawe yaje kwabonera ikindi gitego cya kabiri arabuza ariko nze ndebe arabuza
umuhungu Gonzalo Garcia yinjiye oya yabanjemo ndavuga yinjiye muri uri kuvuga muri Fulham yinjira Fulham yari permanent deal kugeza 2031 permanent deal ariko Real ntago igikabura ntago wayiba Real oya abantu bango option yo kugira 2031 izaba umwaka utaha wabyo biraterwa no ko yabwitwa none bivundereza muri Real ivuga iti ariko ngo birimo ko ari ntego ngo bahanye ngo ku buryo nagira ari mu bitego 25 bizagorana ko Fulham imugumana ntarwo yagirirwa kandi cyambere yamaze kugiterekamo ariko arahuze umupira arahuze kandi ari kumwe n'umutoza Chelsea rero yabanjemo Sanchez wawe Sanchez Mara amupinga Onana ya bose kimwe nawe na Sanchez Onana oya ntago Chelsea yabuze abazamu Xabi Alonso yapanze umwashi Liverpool ifite abazamu babiri Man United ifite abazamu babiri ejo ndi yazanye n'uwo bita Doro Nuza ifite abazamu babiri Real Madrid indi kipe ifite abazamu babiri ni iyihe Paris Saint-Germain ifite abazamu babiri usibagiye bagashaka umuzamu muri Paris Man City ifite oya Man City sani yagiye Donnarumma na Guillermo Ruri oya Rurisero aramupinze Ruri ahubwo bavuga ngo kuki yagiye Nuza Trafford yagiye Chelsea rebaye irarangaye iragura abakinnyi ariko umwanya byari kimwe ni muri Man City yagiye muri Trafford ntabwo ari kubona umwanya muri Chelsea umuzamu wa gatatu w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza wapi Sanchez ari kumwicaza Sanchez ugira ngo upfa yicaza kubera ubushobozi Sanchez ni umwana wume umujyanye no kutsindisha ikipe oya muri Afrika bakame byaba ngo bakame cyetse niba izira gahunda ngo bakame ngari kumwe n'abashunga ngategereje kazabanzamo izamu ngo bashunga ngazira yinjye ariko bakame yose ari mambata ariko iki oya bakame yari umuzamu bakame yari umuzamu twese tutaramenya umupira bakame basanga twaraba akantu uvuze gatumye Sanchez kanajya kubitekereza ariko bakame yarahuze oya no Sanchez nawuze yakwereka match muri match 38 yatese zishize yakwereka match 25 nziza yazikwereka izindi bikagenda none nyine ngere mubwira se bakame yazikwereka izindi bikagenda yazikwereka se nawe yazikwereka muri tarana akakwereka veni nziza ariko izindi Chelsea yakoze amakosa ari gufata umuntu bita Trafford ntabwo ari kumwemera kujya ahandi anyway Chelsea gutsinda niyo yari inkuru mbere na mbere buriya tunibuke ko nibwo bwa mbere aba defense bakinnye ari batatu Maxence Lacroix Achempongo na Paul ariko azajya akina niko azajya akina ariko nabonye abi mixing bitewe na situation nk'ikibazo nimugura cyatumye akina kuri cyane n'ikibazo cya Mediane kuko Enzo yafite abamediateri babiri nabo batasanzwe bakina Reece James na Lativi nabonye wenda tuzaza kuvuga ama transfer ariko Enzo bisa nkaho rwose Enzo turaje tumujye mu mukaya atifuza gukinira City urumva Lavia na Reece James niho bakina naho Caicedo urabizi ko yari afite ibibazo kujya gukina rero nta Caicedo ntaki bituma akinisha babiri n'ubundi imbere yabo mu bataka bafite mu mediateri babiri afite Morgan Rogers afite mu na Cole Palmer cyane no bench noneho umuntu wari ni Enzo wenyine ntawe mediateri sabwo rero reka tuvuge ngo icyambere n'insinzi ibindi bizagenda biza naga kakanya wahita ujije ikipe bizagenda biza ukiraho muri Chelsea umutoza nyuma y'umukino yavuze ko icyo yakwifuje muri we ari ugutuza akanamenya ikipe afite akanamenya ko Enzo Fernandez ahari ariko nanone Enzo Fernandez ari mu muryango nanone winjira muri Man City ariko nanone ukuguru kumwe kugasigara muri Chelsea ni transfer uri kubona gute ni transfer ubona ni kibona cyagakwiye gukorwa kuko champion abakipe ari gutegura imikino ya kabiri bagiye gukina muri iyi weekend harimo na Chelsea zaba uyizakina ibiri zakina na Carabao Cup ni transfer ubona yagakwiye gusiga iki ubwo ndavuga ese aramutse agiye muri Man City yabagiye gutanga iki ese Chelsea iraza kumusimbuza uyu mugabo aya masaha ese Chelsea yo uyibona ute ku isoko ese ni ikipe yifuza gukompeta cyangwa guhatana cyane ikipe y'ubucuruzi abanyamerika bayijemo bazana ubucuruzi ni transfer ubona igomba gusiga iki muri rusange mu ishusho reka tubivuge gutya
Chelsea iri muri transition, iri kubaka. Ariko abo nibo baje kubaka nyine kubarekura. Iri kubaka. Ngo banabonye ko ba Todi barimo barashaka ko gushyira imigabane yabo ku isoko bayigurisha rwose bakayirekura. Iyo rero wubaka ntabwo ugendera ku gitutu cyo kuvuga ngo kanaka ngo bimeze bite. Cyambere cyo tukwemeranye asanze Chelsea ntahiri. Inde Enzo na Xabi Alonso. Yego. Yasanze ku mwanya wa 10 muri champion. Yabonye ati Champions League umwanya wa 10 muri champion. Izakina Europa? Ntabe. Izakina Conference? Izakina Carabao na FA. Nuguha ngo we ikina akeneye. Nubwo baba ari bake. Ariko bafite n'igihe gito cyo bafite n'igihe gihagije cyo kuruhuka. Yego. Nubwo baba ari bake na wa wundi wagize akanoke afite umwanya wo kwitegura nta pressure. Ubwo uri kuvuga bake mu bushobozi. Bake beza bitari bake mu ngano kuko ingano nawe oya ubwishi bo ni beshi. Ariko bake bashoboye bahangana ku rwego rwa Premier League. Yego. Nibo ndi kuvuga. Abo bake ya rero afite umwanya mwinshi wo kubenseramo ibintu ashaka kazakina. Icyo ni kimwe. Icya kabiri afite no gutuza, ntatekereze kubakira kuri resulta, agatekereza kubakira kuri urahari reka nkukoreshe mu mwanya wawe, urahari reka nkukoreshe mu mwanya wawe, kuko byari byagaragaye ko mu bakinnyi ba Chelsea bari bagifite umwanya wabo ni bake. Yego. Icyambere nuko wongera kugarurira icyizere abakinnyi, icyo ni icyambere. Icya kabiri kumenya kubabyaza umusaruro muri wa mwanya kuko bafite abakinnyi benshi, no kumenya kubabyaza umusaruro muri wa mwanya muke, no kuri wa mwanya uhagije, muri wa mwanya uhagije bafite wo kwitegura imikino mike bafite. So navuga ko rero icyo kirahagije kuri ngewe. Mbona ko Alonso tutamushyiraho ngo yinjizwe ngo bingahe ngo bimeze bite ngo muzamu yinjijwe bingahe, kuko nk'uyu munsi par experience birashoboka ko ikipe itakinnye Champions League nako itakinnye Champions League itagiye mu byibura itagiye hanze imyanya n'ibishoboka. Yego. Par experience Chelsea ubundi icunga ari ukuntu inazicunga buryo ikahita igitwara, ukabona umuntu yagitwaye cyane rwose. Kandi mwatangiye umwaka mu mibare mutarimo murayibara ugasa nk'uno mwaka ukabonera gitwaye rwose. Kandi Arsenal abo batnaye zamarumuza izivuna abanza. Ubwo rero niyo mpamvu nawe ngo ntihagire umuntu umwe dukondana dushyiraho pressure. Umunsi ushobora kujya match mbi ejo ukagira match nziza, birashoboka. None nko kubaza mwara ba Sanchez ni ibintu rwose babiri kurenzo rero ubwo kurenzo ntabwo ngiye nshaka kuvuga ngo wenda ngo Chelsea ngihutire kujya kumusimbuza. Yakabikoze mu gihe yizeye, mu gihe itizeye 100% ubuzima bwa Ravia. Ariko Ravia amaze umwaka n'igice aryamye muri infirmary. Turamubona rwose ntabahari. Biragaragara ko nibura ino sezo itarimo pressure yo gukina ibintu byinshi, ari sezo yuko yakora. Ufite Ravia, ufite Reece James uzakoresha abari hagati, kuko no aje umutoza ukina batatu, bivuze ngo Reece James atajya kuri gatandatu. Ukaba usiganye Caicedo, ukaba ufite bari babiri b'imbere ba nimero 10 bose ukinisha ku ruhande. Morgan Rogers yakina ku ruhande, yakina muri mediane cyane, ubahamukoresha kuko usanzwe ufite n'ubundi baba Estevao ba Pedro Neto bari aho ngabo ba Welbeck ntabwo barajyamo n'uyu mu Brazilian benshi bagitenzi bose n'abagitenzi. Bivuze ngo umwanya wa mediano uzaboneka mwinshi cyane. Rero Enzo kumurekura yego abutakaje typical midfielder, ariko karite afite. Hari abakinnyi bari muri Chelsea bazifite bazitanga no mu rwego rwo kuringaniza ibitabo. Urabizi ukuntu Chelsea nayo iba yagiye ku isoko yahashye, reka murekure singura ino sezo noneho nitegure neza. Imaze gutanga $350 ku isoko. Igura inzana Morgan Rogers wenyine 117 yarahenzwe cyane. Yagiye ihendwa cyane nose n'abakaka bimeze bite inzana nk'esheshatu yazanye mu yagiye isesekamo ari. Nibyo niba ngo kuborega nabo IFA nayo irareba. Nose umukinnyi baguze ya profile twavuga ngo financial fair play nuwuhe
uretse ko hari abakinnyi ugura bo kwihombya ikakureka ariko hari abakinnyi ugura nayo igahita bata financial fair play atatse ataho ngaho kuko uwa financial fair play twavuga ko ari Morgan Rogers n'ubundi abandi rega bari abana ntago bibara cyane n'ubundi tubafata ya myaka 6 igwaye cyangwa 8 bagabanyemo ya myaka ugasanga uyu mwaka azagukubita miliyoni nk'ebyiri cyangwa 5 cyane rwose zakabya zikabesha uri kumva ugasanga ni make none ikavuga iteka ndeke uno mwaka singure undi mukinnyi munini ya profile kanga adversaire nitonde neza ndebe either mu kwa mbere yaba yihutirwa cyangwa mu kwezi kwa muri sama y'umwaka akaba ari bwo n'umuntu twana scouting bazanabona kare kuko simbona n'umuntu bana scouting simbona Chelsea n'ibikeneye nimero 10 kuko n'ugiye si nimero 10 yego niba ikeneye nimero 10 ikaba ifite Morgan Rogers ikagira Cole Palmer abarahagije abo bantu babiri Caicedo naba yaje azafashwa 8 na Baravia Caicedo arahari kandi wanazamura hoya sino kwizamura ndavuga bafite abakinnyi bafite umubare ko nyine abakinnyi barahari ari uyu mu Brazil yitwa nde uwe mu Brazil nawe ukina mu kibuga hagati yitwa nde Anderson ni yarinde arahari ushyiraho nimero 8 kandi muzi arahari oya hari undi mu Brazil bagira ufite we ujya kumera nk'umuzungu kina muri Chelsea nawe w'umwana Palmeiras ni Palmeiras ninde ari uwo arahari nyine hari nuza muze arahari nuza Anderson abo bantu siba nimero 8 nimero 3 igisubizo cya Chelsea kirahari igisubizo cya Chelsea kirahari ubwo Man City uko binjizamo ni nakina barekura nabonye ka Mamadou Sarr iyibonye yamaze kujya muri Sociedad iyibonye na miliyoni 2 yunguyeho yiti muri akagenda agiye nkineza ntabwo ari kumwana imyaka 20 okay waceze ko yishyura neza afite ingahe Santos afite ingahe Mega Santos we nuko yanerekanye ko adashaka gukina ariko Mamadou Sarr aravuga ati barandobesheje biraryoshye Senegal kubumva ko uri muri profile ya Chelsea ntacyo bitwa ko mu Brazil ko uri muri Chelsea ntacyo bimaze bagakwiye kuba uri muri Chelsea ukina yego muri Chelsea ukina nta kintu mu gihe twebwe abanyafrika kuba uri muri Chelsea niyo waba uri muri academy ntacyo bitwaye cyane nibyo rero Man yamaze imyaka ingari ku ifishi ya Chelsea iyo Man City baza nubakirimo iyo Man City yifuza Enzo Fernandez iranifuza Cody Gakpo yanamaze no gusinyisha actually yamaze gusinyisha umwana yitwa Alan mu Brazil uvuye muri Palmeiras yo muri Brazil nawe ni umuwinga ugaje gusimbura Savinho umaze kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur ni Man City uri kubona ute ni Man City ubona ibyo biyimariye iki Man City imeze nka Chelsea ariko iyo iri navuga y'insirimu cyangwa se yo iri moderne mu kuntu kuko City nayo ni ikipe nayo wabariraga abakinnyi tiriyari yego ukareba aba bazakina none babiri bo banisohokeye umunsi ubwo umutoza wawe arafite we yabakinishaga ate mu buryo bwe ntawonze kibuje yagiraga umutoza munini ushobora no kutamwubahira yuko yagukinishije ukamwihera yuko ari umutoza munini yego ukaceceka ikibazo cyawe ariko se umutoza ni urwego nawe ntukina cyangwa uranaye ukabona ntuzakina si ubwo ngubwo tutabeshyanye wowe urumva hari umutoza yatari urwego rukaze byo biba bigoye cyane yes nicyo kintu rero ushobora kuba uri mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yego utajya woneye ariko kubera uri under great umbrella yego ugatuza ariko ushobora kuba uri ahantu runaka X ntavuze yego waba udafite akazi imirimo nyine ituma uba exposed yego waba udahemberwa ku gihe yego ukabota tu hano ndanagiye ukaba wataho kugira ngo umwana agenda njyewe jahandi ariko ndibuze kwa delivery ni nabyo kimwe no gukorana na Maresca arareba akavuga ati sinzakina kandi n'umutozo wari ntiyanyubakira izina yego ikipe ubwayo turetse ibintu by'amarangamutima Man City si ikipe yakubakira izina ndavuga nyine mu mitwe y'abantu Chelsea yakubakira izina kurusha Man City mu mitwe y'abantu wenda kuri fan base y'abanyamupira no gukundwa n'igikundiro yego uyu munsi rero ushobora kujya muri Reyo ntukagiranye n'izina na APR izo kipe ebyiri zo ushobora kujya muri Reyo
undi akajya muri APR uwa Rayon akazagutanga kumenyekana no gukundwa n'abantu kurusha uwagiye muri APR. None se si wageranya Peter na Moza Daniel kandi Peter atsinda buri munsi. Yego yatsinze nta muntu ariko Moza Daniel yatsinze igitego yatsinze bibiri igifungo yaseka n'igifunga ariko nkubwije ukuri ubu ngubu ni umushu w'abareyo cyane sino w'abanyarwanda byagezana ngo Moza Daniel ngo na Watara bakazana ngo Moza Daniel ngo na Togi bakagereranya ubuhanji navugwa ariko umubencheri wa Rayon bita Boris Gibeni ubu mustari banuza ba Fabio babongeye kugaruka ku itara kandi ba Peri yayiciyemo cyane kandi ba Peri yayiciyemo oya ni ba Peri nabo ba Piti mpamvu tubavuga nuko ari muri Peri bari muri za Marine byabimeze niyo avuye mu Rwanda nta muntu wemera ko ari umustari ariko Pascal arinze abura lisansi ya Rayon akiri umusitari icyo uvuga ari igihe umuntu ashobora kukubakira izina ikipe ishobora kukubakira izina mu by'ukuri atari ukubera yuko inameze neza muri ibyo bihe ahubwo kubera cya kintu cy'igikundiro gifite mu mitima y'abantu ya fan base ugasanga ubwahira gupushe wangu hano reka magume mwende rere umutoza aranshyiramo yibeshye gusa nzerekana ubushobozi ngiye mfite rero niyo mpamvu ubona Man City abakinnyi banageragezaga gufatika bari gusohokamo igahita yongera kuba kuko n'ubundi kugenda isubiraho yahuze ni ikipe yamaze igitakaza Pep yo hari ibintu byinshi yatakaje igiye kubona amafaranga ku isoko iratanga menshi karite none iraza kubona karite zitari nziza n'izabonaga kuri Pep none bize ku expose mu kibuga bitume ari ya equipe ibona amanota 3 iminota 3 ya nyuma cyangwa 5 ya nyuma nkuko byagenze muri weekend yango yayibonye bari bahiti kari kabaye umwaka bizanagora uri kumva kandi no mu rugo iri mu rugo kayibaho muri Bravuri urumva ko ngiye bavuga ngo Man City by'ukuri wenda ntabwo ndibuze kuyandestimatinga ariko ntabwo nyamahirwe ku buryo uno mwaka kurema kandi nacyo kibazo mfite Kodiga byayifasha Kodiga Liverpool yabyanze yabakanye baramutse kuri Kodi yavuze Liverpool ati Kodi ntabwo tumurekura kuko nitwize Alexander Isaac ubuzima bwe ntabwo tubwizera ntabwo barikora miliyoni 140 barimo baravuga ko ari nyinshi ntabwo bazitanga ntabwo Liverpool yazitanga kandi barikora Chelsea abari nuza niwe wazitanga bamaze kumushyira blacklist Chelsea abari nuza barazitanze ubita slot slot abayatanze igitabo abayagiye umuhungu we watake umwatakira unamutwaye watakira abafaransa kubisatse Ekitike yapfuye ikipe yapfuye kuvuga ngo duciriya yangaye mutanisubira ni gutyo bigenda wagira ngo ari ikintu abasiganwa nacyo urumva birasa nka isoko rya Man City iyo risanzwe ifite abakinnyi beza pe ariko kubera nyine iyo unbalance isizamo muri coaching staff niyo bari basanzwe bafite baraza kuza guhuzagurika cyane kandi bishobora kuzana batusha sezo yose nibyo ku ikipe ya Man City ubwo iri kugenda ireba uburyo yakwiyubaka muri rusange ariko ntabwo ariyo yonyine kuko iriyubaka izindi nazo zisa nk'izisenya ndavuga izo za Chelsea nazo kuko ngiye mbona gutakaza umugabo nka Enzo ukajya gushaka undi hari ibindi bintu ubona kibaza ibyari bibaze iyi kipe uratakaza Enzo ujye gushaka undi muntu kugira ngo bize kugenda bite urukumva iyo Man City nayo base uyu muntu icyambere si umuwinga wa danje uretse wenda kanafasha iyo Liverpool ariko 90% arakinira kunuza arakinira kuri systeme systeme wavuga y'umutoza wamukoreshaga unituze nguje ngo baragenda bite ariko nibyo Manchester United ntagira ava ku isoko iracyari kura ko yabona nimero 3 bamaze gukomanga muri FC Barcelona kubw'umusore Leandro Balde ndetse n'umusore utarakinye match ya mbere bakomange banagenda gake kuko no mu mibare ya Barca nta urimo nyine we Barca icyo umutoza yavuze umutoza wa Barca nta urimo umutoza wa Barca yavuze ko ejo ndamusiga Oni Gavila umutoza wa Barca yavuze ko ejo ndamusiga yamusize kubera ko
yabonaga atari tayari, yanavuze ko abona batari kumwe 100%. Ati umuhungu afite ibitekerezo byinshi mu mutwe, turifuza ko abanza gufata icyemezo. Kuba atari tayari biraterwa nande first of all. Biraterwa n'ikibazo cy'umwanya. Ni umwanya mucyo gukina. Yego, umwanya ni muke. Kandi nujya kureba muri equipe ya Barcelona, abakinnyi bose bazamukanye mu academy barimo barakina. Bo baraperforming. N'inshuti zi hafi ya. Oya, kandi baba barakuranye ari abana bamwe bakuriye mu ntuzi imwe. Icyo biba biganishaho ni iki? Nuvuga ngo niba bamaze gutakaza umwanya mu ikipe y'igihugu no muri club ukaba utarimo urakina, uri gutanda kuva kuri platform cyane rwose. Icyo biganishaho ni iki? Ngomba kujya ahantu ndi buze gukina. Arareba wenda United irayibuka bati Luxor 3 ningahe. Nta nubwo ujye umwize. Patrick Dorgu mwakushize nibwo yakoze. Mwakushize yakinye saison yose ariko ntarabikora kabiri. Ntago birabaho kabiri. Uri kumva? Ntarabikora imyaka 2. Nuwo Patrick Dorgu biragaragara bamushyize imbere, bigaragara ko defense ko bamaze kumwegeza imbere cyane rwose. Marasiya yaragiye. Ntabwo ndari karaga peti kanuza gasimbura gatoya nabo bazanye bari bagatije umwaka ushize ubarakagaruye. Ariko ntago ari umuntu wavuga ngo ugahita ureba rero imbaraga za Baride. Ko twabonye abakinnyi bava muri Espagne baza muri Premier League direct bagahita bavunika cyane cyane bano bakina muri no myanya imeze nkaho ari imyanya ya contact, basaba imbaraga n'umuhate no kwitanga bahita bavunika. United ntiyabihiye kuri Baride, nanjye ni umutekinisiye, ni umwana w'umuhanga, ariko profile ya Premier League, mbona profile ya Premier League Baride atari uwayo. Ahubwo bari mu biganiro n'ubundi bashakaga n'undi Lewis Hall wa Newcastle, ahubwo uriya mupeti ni wenyine waremewe hari ahantu kugigira no kugira gute, ariko Newcastle amaze kubabwira ko there is no chance, nta buryo, ntabwo yagurisha. Abamediateri baba babiri yari ifite, umwaka ushize yaratakaje umwataka wayo urukumbi yari ifite, uyu munsi ngizi natakaze Lewis Hall, nawe nabyo byagiraga nkaho bisa nko nk'ibidindiza iyo transferi muri make. Aho muri Manchester United bategereje umuhungu wawe Carlos Baleba arahagera, bamaze kumvikana byose byarangiye, ariko Man U imeze nka kwa kundi bumvikanye n'undi na Ederson, abantu bakanamutangaza akajya no gukora nuza ya mbere, bikarangira test medical imutsinze, bikarangira adakina. Uyu munsi Baleba afite imvune izamugeza mu kwa 9. Ni umusore Man U yamaze kumvikana nayo, zararangiye ndetse nanuza na Brighton byararangiye. Igisigaye ni Manchester United kwishyura, no bikomerera rero. Ariko hakabamwe abandi bantu muri bane bavuga bati uyu muntu tugiye kuzana muri uku kwezi kwa 9, icyambere tuzatwarabonye solution, niba abahungu bacu bazaba bari kubikora neza, ashobora kuza akaza kuduhombera. Ikindi why not tutari umuntu w'umugabo uhari twogubuka tujya kuzana uyu muhungu, n'undi mwaka ushize wamugendekeye nabi, uyu muntu ntabwo dushobora kuba twaba tugiye gushya. So bwa mbere bamwifuje, reka tuvuge kano kantu kuri Carlos Baleba. Yego, si kenshi uzabona abantu baza mu buryo bwa nganye baje bafite imvune bagahita bakumvira. Yego, umukinnyi uguze afite imvune kiba ari igisasu gikomeye cyane wihambiriyeho, kuko iyo ni riske. Barisa yaguze ntuzara yaravunitse Rodri, ariko nibyo ndi ngo ni riske ugomba gufata ku muntu uzi ko ari valeur sûre. Yego, hamwe uvuga uti uyu nubwo yaba ari kaguru kamwe kananiye cyane arawukina, araza kuwukina, amakipe araza kwashegesha abana n'imvune igomba kubabo, bukeye ajya muri infirmary cyane rwose, ari ku nshinge atwaye igikombe cy'isi cyane. Urumva iyo aba MVP, iyo niyo y'igikombe cy'isi, iyo niyo profile ugomba sacrifice ukawayigura mu gihe iri mu mvune. Ariko uratekereza icyatumye United yange Ederson muri Atalanta, still iyo scenario iragarutse kuri Carlos Baleba.
Ederson bamushinjaga aje wenda afite imvune avuye muri shampiyona nayo itari Premier League bigoye uyu munsi abantu banahumbya n'ijisho bati wenda nuwo muri Premier League aramenyereye arayizi ariko still aracyafite imvune ni mutoya ntabwo aragira yagize se zimwe nziza iyo ubushize ntiyamubereye nziza cyane reka two kuvuga ko nziza cyane kuko ntiyagize nk'iya mbere ariko nayo si yari mbi cyane ariko anayivunikamo a board of directors bamo baricara bakavuga bati ibintu ikigaragara turetse pressure ikigaragara nabyo byabanabereje ubundi kuri Amorim ntiturimo turashaka kwishyira kuri pressure mu by'ukuri itagakwiye abakinnyi dufite nibabaye dufite ko bimayino yego Casemiro hatwarekara amagambo kucyatari kubona umwanya impeccable rwose kucyatari kubona umwanya ko bimayino umwanya wari ugerageje kuboneka kuri gatandatu tunamushyira umwana mugenzi wa Andres Santos wamufasha mu gihe yakomeye biri ngombwa none tuafite Yuri Tielemans waje dufite Esui Grace Bruno Fernandes cyane wakina hano hose abonetse umwanya mu kibuga twanazamura abo ni bane bafite Sheilesi bafite Mason Mount twanazamura bakuza muri mediane konjamo uyu mukinnyi ejo warabonye ko nuza ari kumukinisha Matias Kunya yaramugaruye amukinisha ku 10 kugira Bruno asubira inyuma afashe muri mediane uri kumva aho gisi igitutu turimo turishyiraho nibiri faranga tutararyishyura ntitwaba turetse tugakomeza guscoutinga neza kuko abizwa bifuje hagati ya Watoni nande na Anderson yego babonye amafaranga abakipe ariko bahenda bati guhendwa nikosa bigarukira ku birenge none ubu ndi kwibaza niba koko iyi transfer ya United ikwiye cyangwa idakwiye gusa nkabonamo ikintu kimwe akugura Carlos Baleba wagura Watoni bose bagenda nkabona kugenda gacyuvuga bose bagenda bose n'abatekinisi nkabonamo ikintu kimwe hari ikintu kimaze iminsi gitutumba kivuga ko Michael Carrick batari kumuha nyine backup ishoboka kandi ari cyabapfuye na Amorim ngo ku isoko ry'abakinnyi yaga Amorim yashaka kubazana Bruno Guimaraes na Tonali icyari birangira atandukanye nayo cyane birashobora kuza n'ubundi wabizi ko United muri projet zo kubaka n'izindi gahunda zose iri kwireze riva gupfa gutanga ariko nabo bagategeza ko binakunye n'umunani bagomba gutwara igikombe cya champion ntibishoboka ibyo oya kandi ariyo gahunda ari nayo projet ibyo kubivuga siko kubikora sinzi wabiririmbye hari ikintu gihari reality y'umupira w'amaguru wowe nutagendana nayo umupira gusiga cyane umunsi na Chelsea iri kwibaka neza niba Man City iri kwibaka iri kugerageza kwiyubaka Arsenal ni yoroshye Liverpool ikabira aho ngaho inyuma iri kugira iri kukwatsaho umuriro Tottenham reba ukuntu irahinduka Depth squad none iraharura rimwe squad ukabonamo ireme bitandukanye n'ibyo bari bamaze iminsi birukankamo wowe nudafatirana ugaguma muri kakano ko ngo ndi ikipe y'abafana ngo ndi ikipe y'abantu ngo ndi ikipe ngikomeye ngo ndi ikipe y'abantu biraza kuza kukuviramo kwisanga ahantu kwikura bizagusaba none imbaraga zikubye gatatu ukavuga ngo iyo menya muri wa mwaka nkashora ya mafaranga uyu munsi nagomba ndi ku rwego wenda ameze nk'ushidikamo ariko ikintu gihanye na nabwira abafana ba United ni batuze bafite umwana w'ikipe uzi kukinyweraho arabizi pe uzi kukinyweraho arabizi rwose azemera gorofaganye uretse ko atanafite n'ikipe mbi abihuza nubwo afite ikipe mbi kandi bishobora kuzabyara umusaruro sooner or later nibyo ngibyo rero aho i Manchester nabo ibiba bivugwayo ndetse ubwo no mu bandi baturanyi iyo Newcastle turimo tuvuga mu kanya gashize yamaze kugura Nico Gonzalez wakiniraga Man City ukibaza uti Man City ibitekerezo ifite nibihe ariko nibyo Maresca bamwe aba bakinnyi bose Pep yabaguze ari abakinyano bari babanzagamo yego bakinaga abareka cyangwa se abagura ari wo wangu ndi kubaka igisquad gikomeye kugira ngo yaraje kujya afasha ntwari igikombe kugira ngo ntwari igikombe then nyuma yaho ngire gute nsezere ntwari igikombe amaze kugenda n'icyo gikombe ntacyo abonye yama profile yaje projet zari zibazanye ababakinnyi ziba zimenetse mu mazi igikurikiyo ni iki
ni uguhita bajya gukomeza kariyeri ahandi. Yego. Urabibona kuri Marimush. Yego. Urabibona kuri Tijani Renders. Uno mu Brazilian. Yego, Savinho. Urebana niko Gonzalez cyane rwose. Isa n'utungurwe wumvishe Mateo Kovacic agiye mu Butaliyani. Isa n'utungurwe wumvishije birashoboka ko muri Mediane ashobora kuva mu ndi muntu. Yego. Cyangwa muri attack. You never know. Cyane. So icyo biza ku affecta City ni iki? Squad yayo iraza gusigara ari squad yoroshye isiganye abakinnyi babanzamo, ariko wareba umuntu umusimbuye ugasanga, kandi ibyo binari cyo kintu cya Pepe yarera aciye. Ryan Cherki na Phil Foden uyu munsi intambara Pepe yamaze kwirangira bati Phil Foden no ufite umwanya, Ryan Cherki iminota yawe irabaze, ariko kuri za grand rendez-vous uzajya ujya iminota 10 cyangwa 5 ya nyuma, keretse wenda ari umukinnyi muri abandi bo ku ruhande udahari, ko Bernardo ni yabura umwanya, Rodri ni yabura umwanya, bivuze ngo ugomba gutegereza. Phil Foden ni utarakinaga ubu akanya Sezo yabanje abaye umukinnyi wa Sezo. Ndi kuvuga uyu mwaka wa Cherki, ni ngo umwaka wa Cherki yasoje ari gukina cyane kurusha Foden, ariko kubera iki Foden niwe yariraye, niwe byari watangiye babongereza bakina, ugasanga kwa kamaze kugira ibintu atwara byabaye kuri Rashford, byabaye kuri Basanje, agatuma ko kariyeri ye yose yatwaye nta kintu byose birangiye. Rero nicyo ndi kubwira ngo birashoboka yuko uyu mwaka tuzabona Man City itandukanye completely n'abakinnyi bishaka kuba bumva yuko ari abakinnyi. Newcastle ibonye umukinnyi mwiza kuko nyuma yo gutakaza Bruno Guimaraes, nyuma yo gutakaza Tonali n'umutoza. Yego, ntemeraga piyo ikomeye cyane, buriya nubwo waba utemera umuntu, ariko imyaka 3 ine uba umaze muri equipe umaze gufatisha filozofi yayo, kandi muri iyo myaka ine Newcastle ushobora kuba yarakinye Champions League ebyiri. So urumva rero ushobora kutamwemerera yuko wenda yaba umutoza waguhesha igikombe, ariko nibura ubizi ko ari nka gatera musa aho hafi aho ngaho, yabaga ari bagatera kabisa, ukaba ubizi ko kuri ya match iremereye agashobora kuba nawe yaragonzwe yaragonzwe na projet ya Newcastle. Oya rumva Newcastle idafite, ariko se wowe Akira wowe nje nkagukuramo urutirigongo bari bubakiyeho, nanjye nago nasigara ndira kipe uyikuye nk'abakinnyi bose. Alexander Isaac aragenda ihanganye, umwaka ukurikiye utwaye Mediane yanjye yari yakinaga yose urayirangije, nanjye nago nahaguma rwose. Ubwo no muri attack kandi ubwo abasiganye bande Watermade na Wisa nakagahungu ka niba ari Oruso niba ari Osaro kavuye muri Asuro kavuye muri Mani, ahubwo ubwo wumve ko nuza Gordon aragiye na Anthony Gordon justement nawe yabanje kugenda mbere. Isaac utakaje Tonali na Guimaraes, nanjye nago nayitoza, kandi ubwo Lewis Hall nawe arimo arabara ni atagenda uyu mwaka, aragiye umwaka utaratera United. Nibyo ngibi Kigero wakoze cyane, nawe wakoze, reka dushimira abo twabanye bose. Ubwo ariko namenye ko witwa Ashley Cole amaze gusezera mu ikipe y'igihugu ya Under 21 y'Abongereza nyuma y'imyaka 5, bashaka ko ari buze kujya muri Chelsea. Ushaka kubonye deal utanu, amakuru avuga ko ashaka kujya muri Chelsea, kujya muri backroom staff ya Ronzo. Ubwo birashoboka. Nibyo ngibyo, reka tubashimire mwe twabanye, reka tuzasubire ku munsi w'ejo amasaha angahe.